Baby, say hi. 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 How are you, YouTube famous? Wese ko wambaye igihe Yewe. Naguherekeje ntabwo ushaka? I want. Thank you. Okay. Ndabasuje amahoro y'Imana abandi namenye nkuko bisanzwe banyita Joshua. Rero tugiye kuganira kuri aya makuru ya Kimenyi Yves ndetse na Muyango. Hari hamaze iminsi yacicikana amakuru hirya no hino kuri za murandasi, yacicikana amakuru agenda bavugaho yuko batandukanye, tukagenda twumva ibihuha byinshi cyane, ngaho tukumva icyatumye bashwana ngo uriya ngo Juno Kizigenza ngo yaje akundana na Muyango, maze ngo uriya Kimenyi ararakara barashwana. Icyo gipindu kivuyeho haza ikindi, ati Kimenyi Yves yabyaye hanze abana babiri, ngo Muyango ararakara ngo biza kuba batuma bashwana. Abandi bagavuga ati ngo ntago bagipostingana, ngo ntago bikimeze neza, ngo ntago bakifurizanya iminsi mikuru y'abakundanye. Tukagenda twumva amagambo menshi cyane rwose agenda bavugaho yuko bashwanye, ariko gusa aba bantu bagiye bashyiraho akadomo bagenda bavuga yuko batigeze bashwana, bakagenda banyomoza aba bantu bagenda bavuga amagambo atari meza. Rero na Kimenyi Yves ubwe nawe yaje kuba yabyivugira, nubwo na Muyango nawe yarabivugaga. Umukinnyi rero w'umupira w'amaguru wabigize umwuga Kimenyi Yves yanyomoje amakuru amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga, yavugaga ko yatandukanye n'umugore we Uwase Muyango Claudine wegukanye ikamba ry'umukobwa uberwa n'amafoto muri Miss Rwanda ya 2019. Uyu nguyu yabaye nyine umukobwa mwiza uberwa n'amafoto muri Miss Rwanda ya 2019. Hari hashize iminsi Kimenyi Yves na Muyango Claudine bibazweho cyane ko bamaze igihe kinini nta muntu nyine usangiza amafoto abakunzi babo nyine bari kumwe, kwa kundi nyine bapostinga amafoto yenda bari kumwe, kandi by'umwihariko ku munsi wihariye wahariwe abakundanye wizihizwa ku itariki 14 Gashyantare buri mwaka. Uyu mwaka ubwo wizihizwaga nta n'umwe wigeze yifuriza undi munsi w'abakundanye. Ibi rero byahise bituma abantu bagenda bavuga noneho amagambo menshi cyane bavuga yuko kuko ibi bintu byaba ari impamo koko rwose. Ariko gusa mu kiganiro Kimenyi yagiye atanga, Kimenyi yavuze ko amakuru y'uko batandukanye atari yo. Ibihuha ntago ngo bijye bibura, kandi ngo urukundo ntago rujye rupimirwa ku mbuga nkoranyambaga, kandi koko ibyo avuga nibyo. Yakomeje kugenda atubwira yuko ubundi ngo ibirori bihora iwabo, kandi bahora bifurizanya iminsi mikuru buri kanya. Uko yavuze ati iwacu bihora ari ibyishimo gusa, kuba naramwifurije umunsi mukuru Muyango cyangwa isabukuru nziza ku mbuga nkoranyambaga naho bihuriye no kuba twaba twaratandukanye. Duhora mu byishimo, ntabwo umwe ashyira undi ku mbuga nkoranyambaga kubera ko ari isabukuru cyangwa se hari icyabaye. Uyu mugabo yakomeje avuga ko impamvu bamaze iminsi badasangiza ababakurikira ibihe byabo byiza by'urukundo nk'uko byajyaga bigenda mu minsi yashize, hari ibindi bintu bari gutegura abantu bazamenya vuba. Ati twebwe mu rugo iwacu ibintu bihora ari isabukuru, umunsi w'abakundana ndetse n'umwaka mushya. Nta yindi mpamvu, hari ikindi kintu turi gutegura mu minsi iri imbere, kandi ngo bazakibona mu minsi iri imbere. Ibi rero yabivuze Kimenyi Yves yabivuze hari uko muri no minsi hari kugenda hawibisa amagambo menshi cyane agenda avuga yuko Muyango ndetse n'uyu nguyu bita Kimenyi Yves baramuzi, yagiye aca mu makipe akomeye n'umunyezamu, agenda aca mu makipe nyine akomeye, yagenda anyomoza abantu bamaze iminsi
ndetse bavuga yuko batandukanye kandi urukundo ahubwo rumeze neza. Twari tumaze guhaga izi nkuru rwose, izi nkuru zigenda zibavuga ahantu hose wajyaga wasanga Kimenyi batandukanye, ariko aka kanya nta bantu rwose barakundanye cyane, ahubwo wowe ndagira ngo ushimiwe tumaze kubona muri kino kiganiro. Niba wabikunze ndagira ngo kande subscribe and like kugira ngo ibiganiro byanjye bijye bikugeraho mbere y'abandi. Nk'uko bisanzwe banyita Joshua, ndagira ngo tuze guhurira mu bindi biganiro bya mukanya. Ciao ciao.